inkuru y'urukundo rwayo imeze nka filime neza urukundo rwabo rwatangiriye mu nduru none finally abatangiye arababyara kuri social media birangiye barushinze ndagira umve inkuru y'urukundo rwabo. Reka mbanze mwibutse ko ukeneye ibikoresho byiza bya electronique karite ya mbere kandi ku giciro cyiza wagana Urban Connect shop ya mbere y'ibikoresho bya electronique mu mujyi wa Kigali. Twihuse cyane rero agapromota ndetse na Micky bahura bwa mbere bahuriye muri BD y'umuntu gusa bagihura agapromota isakunda Micky. Gusa nubwo yari yamukunze birthday yari nzirangira nta kintu agapromota bashije kubwira Micky. Ibi byitangarijwe na agapromota we yabitangaje agira ati yaciyeho mbona yambaye ubuntu bugufi ariko ijisho ntabwo ryatinziye ahubwo nahise ndigarura. Ndabyibuka ibyo birori byabereye iwanjye gusa byaje kurangira bwije birangira mbasezereye barataha. Icyo gihe muri yo birthday Micky yajyanye na Captain Regis icyo gihe bakundanaga burumvikana neza ko Micky nta wundi musore ye kuba yareba ku ruhande. Muri iyo minsi rero Micky yakoraga akazi kari koroje muri iyi minsi kuri social media ko guhosting. Agapromoter rero amaze gukunda Micky yakomeje kujya asohokera ahantu Micky yahostinze mu tubari tugiye dutandukanye yewe atagiye kunywa inzoga akagenda agiye kwinywera fanta cyangwa se amazi. Intego ye ari kugira ngo abashe kubona Micky gusa n'ubundi byarangiraga atashye nta kintu abashije kuvuga. Icyo gihe Micky wikandiraga n'agasembuye iyo yabonaga agapromota yaje mu kabari yahostinzemo akabona n'umuntu utanywa inzoga arimo anywa fanta cyangwa se amazi yabonaga ari umuntu w'idage rwose uri aho ngaho bidashoboka ko bahuza ngo noneho babe banakundana. Umunyarwanda rero wigeze guca umugani ugira uti iminsi iba myinshi ariko igahimwa n'umwe. Micky wabonaga agapromota akamunamo ubudage bwinshi bitewe nuko atakandaga agasembuye yaje gukora filime noneho aza gukenera gukora promotion niko kuza gushaka agapromota kugira ngo ayimwamamarize. Icyo gihe rero aba bombi baje guhurira muri Camp Kigali icyo gihe kabari habereye igitaramo cya Genesis Comedy. Icyo gihe agapromota wari amaze gukunda Micky yananiwe kuvuga akari ku mutima we icyakora aca uyu mukobwa 500 y'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo amwamamarize iyo filime undi nawe amwizeza ko agiye kugenda akabitekerezaho. Nyuma y'iminsi mike rero abo bombi baje kongera guhurira mu isabukuru y'inshuti yabo ariko iyo nshuti ikaba yari isanzwe nayo ikunda Micky ariko iza kwikoraho ibibwira agapromota. Ibi nabyo ni ibintu byitangajwe na agapromota aho yabitangaje agira ati nagiye ahantu mu birori by'isabukuru ntabwo nari nzi ko turi buhahurire ariko nicaranye n'uwo muhungu wagize isabukuru wari waramutumiye birangira amutweretse atubwira ko nahagera atamucika bitewe n'uko amukunda. Nababeshye icyo gihe nanjye naratangiye kumukunda nahise ntangira gutegura uburyo namutorokesha nabashe kuza muri iyo birthday. Agapromota rero mu kumutorokesha yahise amuvana aho ngaho amujyana kwa Micky mu rugo iwe gusa bitewe n'uko yari yamaze kubona ko hari abandi basore bamushaka yahise yiha umukoro yuko ava muri urwo rugo amaze kumubwira ko amukunda. Agapromota rero yahise abwira Micky wari umaze iminsi mike cyane atandukanye na Captain Regis ko amukunda gusa Micky yahise yibuka ko umusore umubwira ko amukunda ari wa musore utanywa byeri wa musore winywera fanta n'amazi. Icyo gihe byaramugoye kuhita amwemerera ko bakundana. Bitewe n'ukuntu rero agapromota akomeje kujya atereta Micky akamwereka ko amwitayeho kenshi byatari akakomeza no kujya ajya ahantu ya hostinze amwereka ko amwitayeho byaje kurangira rero Micky ndetse na agapromota bemeranije ko batangira gukundana gusa urukundo rwabo rutangirira mu nduru kuko Micky yatangaje ko ngo Captain Regis bari bamaze iminsi mike batandukanye ngabonye ko Micky amaze kubona undi musore barimo barakundana ngo kwihangana byaramunaniye rero ngatangira kubivuyanga byaje no kurangira bigeze kuri media. Icyo gihe rero nibwo Micky ndetse na agapromota bahise biga umuvuno wo gutangaza ko arababyara igira ngo mwari kuri social media batangaza ko arababyara nyuma yaho biza kurangira ibyaro ububyara bivuye mu rukundo. Itariki 9 rero mu kwezi kwa 11 mwaka washize 2025 nibwo agapromota yatereye ivi Micky amusaba ko yamubera umugore undi nawe arabyemera. Nyuma yaho n'ubundi bunuko kwezi tariki 27 mu kwezi kwa 11 n'ubundi mwaka washize 2025 agapromota ndetse na Micky basezeranye imbere y'amategeko. Uyu munsi rero tariki 31 Mutarama mwaka 2026 akaribwo basezeranye imbere y'Imana. Iyi foto mureba isobanuye ibintu birenze bya hatari kwa kunzi bakupuriya Uwicyeza Pamella ndetse na Theben. Gusa mbere yabyo reka banze bibutse ko uyu munsi tariki 31 Mutarama muri mwaka 2026 Uwicyeza Pamella arimo arizihiza isabukuru ya 26 ko yavutse tariki 31 Mutarama mu mwaka 2000. Kuri uyu munsi w'isabukuru ye rero umugabo wa Uwicyeza Pamella Theben mu rwego rwo kwifatanya nawe kuri uyu munsi we udasanzwe yafashe ifoto y'Uwicyeza Pamella yifotoje umunsi wa mbere bahura akaba ari ingimwe muri bo murareba amwifuriza isabukuru y'amavuko. Mu magambo Theben rero yaherekesheje iyi foto yagira gati ifoto yafashwe amasegonda make mbere yuko duhinduka ikindi kintu kijyanye n'urukundo. Isabukuru nziza mama Paris ndagukunda bya hatari cyangwa ndagukunda bidasanzwe. Theben rero na Uwicyeza Pamella batangira urugendo rw'urukundo muri Kenya mu mwaka 2019 akari nabwo iriya foto mwabonye yafashwe. Nyuma yaho rero kuva umunsi wahurira muri iki gihugu cyo muri Afurika y'Iburasirazuba ibyakurikiye nyuma yaho n'amateka ngira ngo mwagiye mubibona n'amafoto menshi cyane mwagiye mubona n'amavideo agiye atandukanye mwagiye mubona byinshi cyane byagiye bivugwa mu itangazamakuru ku rukundo rwabo kugeza mu kwezi kwa 12 mwaka 2023 ubwo Theben na Uwicyeza Pamella bafataga icyemezo cyo kwereka ibirori inshuti n'abavandimwe bagakora igiko cyabereye muri Kigali Convention Center. Ngira ngo mwese banabyuka ko mu mwaka 2025 n'umwaka washize Uwicyeza Pamella ndetse na Theben aribwo bibarutse imfura yabo n'umwana wavukiye mu gihugu cy'Ububirigi ndetse bahitamuha izina rya Luna Ola Mugisha Paris. Ni byinshi cyane so uyu munsi rero twifuriza isabukuru nziza Uwicyeza Pamella uyu munsi w'imyaka 26 y'amavuko. Njyewe ndi mideri w'Abanyarwanda.